Ruri hagati ya payi n'ayandi cryptocurrency cyangwa se ayandi mafaranga koranabuhanga muzi ari ku masoko. Cyane cyane hano iyo tuvuga amafaranga koranabuhanga ari ku masoko, ahangaha cyane twibanda kuri Bitcoin, kuko murabizi ko Bitcoin niwo mwami w'amakryptocurrency, niwo mwami uyoboye ayandi crypto. Ngira ngo rero ubu rigeze ku 90 birenga by'amadolari y'abanyamerika. Ngira ngo ndagushuhuje wowe ubasha kudukurikirana kuri YouTube channel yacu Pi Rwanda Official, udukurikirana uri hanze, udukurikirana uri mu Rwanda, mu mpande enye z'igihugu. Mwese ndabashuhuje, Nyagasani abampera umugisha. Mwe mumeze nabi, mwe mufite ibibazo, mwe murwaye, n'abandi mwese mutamerewe neza, ubu buzima niko bumeze. Uyu munsi niko nkunda kuvuga ngo umuntu abameze nabi, ejo ubuzima bukagenda neza. Wowe rero ubabaye ihangane, ushobora gucya mu gitondo Nyagasani yagushyirije ubwo buribwe. Rero nanone twagarutse uyu munsi, rero ndagira ngo twiganirire ku bijyanye n'itandukaniro riri hagati y'amafaranga koranabuhanga. Ni ukuvuga ngo aha turavuga itandukaniro riri hagati ya payi n'ayandi cryptocurrency cyangwa se ayandi mafaranga koranabuhanga muzi ari ku masoko. Cyane cyane hano iyo tuvuga amafaranga koranabuhanga ari ku masoko, ahangaha cyane twibanda kuri Bitcoin, kuko murabizi ko Bitcoin niwo mwami w'amakryptocurrency, niwo mwami uyoboye ayandi crypto. Ngira ngo rero tukivuga kuri Bitcoin turanareba kuri Ethereum, za Solana, za BNB, yose n'amafaranga koranabuhanga ariko ari mu buryo bwa cryptocurrency. Ni uburyo ni mu mafaranga navuga agoranye ku ruhande rumwe, kubera yuko aya mafaranga ubusanga agoye mu bijyanye n'imicungire yayo cyangwa se no kuba washoramo imari. Nanone twigarukire kuri Pi Network aho itandukaniye n'aya mafaranga. Ni ukuvuga ngo duhereye wenda kuri Bitcoin, murabizi neza ko Bitcoin ni ifaranga ryabayeho muri 2009, rijya ku isoko rihagaze 0.005. Ni ukuvuga ngo ryari riri hagati y'igiceri cya 50 cy'amanyarwanda cyangwa se 100. Mu myaka 14 yonyine iri faranga rigiye ku isoko ryavuye kuri 0.5, ubu rigeze ku 90 birenga by'amadolari y'abanyamerika. Ngira ngo nuko mubibona neza, abantu bajya kuri aya masoko y'ivunjisha y'ikoranabuhanga, murabibona yuko nyine Bitcoin irayoboye. Za Ethereum nazo nuko ziri mu 3,100, za BNB ziri gukabakaba muri za magana mu madolari 700-800 aho ngaho, kubera yuko nyine nta mafaranga azamuka mu gaciro byihuse kandi akaba yanamanuka mu gaciro byihuse cyane. Nkuhaye ikaze rero wowe udukurikiye kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, wowe wakoze subscribe, Nyagasani akorohereze, kandi nawe ubasha kureba kino kiganiro ukabona hari ikintu kigufashije, ukabona hari ikindi kintu gihinduye mu bijyanye n'imyumvire yawe cyangwa se mu bijyanye n'imibereho yawe, twagushishikariza kudukorera subscribe kugira ngo ujye ukomeza kudukurikirana, kandi ni inkunga ikomeye uzajya uba uduteye. Twigarukiye rero nuko ngo Pi Network nayo ahantu itandukanye n'aya mafaranga, nuko iri ni ifaranga rizaba ari stable. Iyo tuvuga stable, ni ifaranga ridahinduka mu gaciro buri kanya. Urumva izi saha niba ngiye mu Bushinwa wenda nkarangura kontineri, bakama kontineri ihagaze 92,000 by'idolari, kuko niho Bitcoin ubu ngubu tuvugana ihagaze. Nzava mu Bushinwa ngere mu Rwanda inze gucuruza kimwe, nzasanga Bitcoin yageze ku 100,000, imbe nungutse nta nacuruza kabiri. Nzagera mu Rwanda Bitcoin yamanutse yageze ku 50,000 n'amaze gomba 40,000 by'idolari. Ibaze iyo kontineri naranguye miliyoni zikabakaba hafi 140, ngeze mu Rwanda zamaze kuba 75. Niyo naba ndi umucuruzi gute, niyo nahenda gute, byagorana ko ayo mafaranga nayagaruze. Niyo mpamvu rero iyi Bitcoin igoye kuba yakoreshwa mu bucuruzi, ntabwo nyine ari stable, ihinduka buri kanya.
P-Network yo igomba kuba ari stable kubera yuko iri ni ifaranga rizakora nk'uko amafaranga y'ibihugu tuzi akora. Ubu tuvugana uramutse wenda ugiye kurangura hanze, biragusaba gufata amafaranga yawe wari ufite y'amanyarwanda ukajya kuvunjishamo icyo twita amadovize cyangwa se amadolari. Idolari niba baguhaye idolari 100, uragera mu Bushinwa rikiri idolari 100, ntabwo uri bugere mu Bushinwa ryabaye idolari 80 cyangwa se yabaye amadolari 120. Ni stable nyine, ni ifaranga ridahindagurika. Ibyo uzarangura uzanagaruka mu gihugu usange idolari nuko rihagaze, usibye ko wenda naryo rizamuka, ariko rizamukaho utuntu tw'uduce tutagira ikintu cy'igihombo duteza. Iyi P-Network rero nayo niko izaba imeze, kubera yuko murabizi yuko intego ya P-Network ni ugukoresha iri faranga mu bijyanye n'ubwishyurane n'ibicuruzwa na serivisi. Ntabwo rero P-Network irabizi neza amakosa Bitcoin yakoze cyangwa izi za Ethereum amakosa zakoze. Ntabwo bo bakora iri kosa ryo gufatira ifaranga ngo bere kugira stable kandi bazi neza ko ari ifaranga rizakora mu bijyanye n'ubucuruzi. Icyo kintu babanje kukigaho mbere yuko bategura ibindi byose. Ikindi mugomba gutinyira uyu mushinga, aya macoin cyangwa se iyi mishinga yindi ya cryptocurrency, ujye ureba imyaka yagiye iminingwa cyangwa se imyaka yagiye icurwa, ubu usanga ari imyaka mike cyane ugereranyije n'imyaka ya P-Network. Ngira ngo umushinga muri iyi mishinga yindi, umushinga ushobora kumara igihe, ushobora kumara nk'imyaka 2, ariko P-Network atekereza kuva mu 2018 kugeza ubu ngubu. 2018 bubatse system, 2019 barayirekura mu bantu ngo batangire gucukura izi coin. Urumva imyaka 6 bategura uyu mushinga, ntabwo waza nyine ufite imbaraga nk'izo umushinga w'umwaka cyangwa w'amezi ugira. Hari na bamwe negeze mbona bafata P-Network bakegeranya ngo na Hamster. Hamster ni umushinga wakozwe amezi ari hagati ya 3 na 5 wo kuri Telegram. Ujya ku isoko uri 0.00 n'imibare runaka. Abantu bagahita bavuga ngo rero ngo P-Network ngo izamera ngo nka Hamster. Tandukanye umushinga w'amezi 3 wibujyanye n'umushinga w'imyaka. Ikindi, P-Network yakoze ikintu gikomeye cyane ayandi ma cryptocurrency atigeze abasha gukora. P-Network yubatse ikintu bita utility, nuko ngo ni nka twakita nka supplier, ni nk'aba supplier, abantu ibikorwa rusange remezo bizakira P-Network, mu buryo ko barabizi yuko iyi P-Network izajya ku isoko ihenze. Icyo ni icyambere. Baranabizi yuko bagomba kurinda umutekano w'iyi coin kugira ngo itagwa mu gaciro. Niyo mpamvu bashyizeho icyo twakita utility ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nawe ibaze, murabizi ko mu gihe cyashize Nicolas mu byo yatubwiye bigomba kuzatuma tugera kuri Open Mainnet muri uyu mwaka, harimo n'icyo bita amakampani 100 yiteguye kwakira umushinga wa P-Network. Iyo tuvuze kampani 100, wenda abantu bagira ngo ni utu kampani tworoheje. Ni amakampani, ni amasosiyete akomeye afite ibikorwa, yakoze icyo bita izina, afite ibintu abapiyona bashobora kuzakonsoma byose bishoboka. Kuko niba imishinga 100 yose izaba ikeneye P-Network, ikeneye P-Coin kugira ngo nyine ibashe gutanga ibicuruzwa byayo, yakira P-Network. Ubu tuvugana isoko rya Alibaba ni isoko ryo kuri internet ricururizwaho ibintu. Ngira ngo no mu Rwanda murabizi yuko abenshi wenda bajya babikora. Ushobora kujya gutumiza imodoka cyangwa se n'ikindi kintu gihenze, ukajya kuri Alibaba bakakubwira ngo iki kintu gihagaze aya mafaranga, ni amadolari, kizagera mu Rwanda kiguhagaze angaya byose, wenda birimo n'imisoro cyangwa se na shipping byose, warangiza ukishyura ukoresheje icyo twakita internet cyangwa se ukoresheje nyine uburyo ki
bw'amafaranga muyaga ukabishyura nabo bakakohereza ikintu kikakugeraho. Ni ukuvuga ngo iri soko ni isoko rihagije, navuga ko rirahagije, usibye ko hagenda havuka n'utundi dutoya mu bihugu runaka, ariko Alibaba, Amazon, aya ni amasoko yo kuri interineti ni abiri yonyine ariko arihagije. None utekereze ngo noneho kampani 100 zose ziri mu mushinga wa P-Network zizaba zikeneye aya makoini, wangize ukavuga ngo P ngo nta gaciro ngo izagira, ngo izaba ngo ihenze, ngo ntago ngo bishoboka, ngo abantu barazifite nyinshi mu bantu. Ariko nubwo P abantu bazifite, ariko n'abazaba bazikeneye nabo ni benshi. Icyo kintu mugombe mukimenye, naho P-Network itandukanye n'aya za Bitcoin mwirirwa muvuga cyangwa se za Ethereum. Iyi ni coin izazamuka, ariko ikazamuka mu buryo ki bwapanzwe, apana kubyuka mu gitondo niba yagiye ku isoko ihagaze bira $314 by'idolari n'159 ngo muzabyuka ngo usange ngo yageze ngo ku $400 by'idolari, cyangwa se ngo urabyutse gusanze yageze ku $200 by'idolari. Ntabwo bishoboka. Kuzamuka kwa P-Network ni ibintu urugendo ruzajya ruba ari rurerure, ni ibintu bizajya bibanza gufatwaho ibyemezo bitewe naho ubukungu bw'isi bugeze nuko ibintu bigenda bihinduka mu gaciro. Ntabwo rero ari ibintu bizahita biza gutyo byirukanka ngo uvuge ngo tayari ngo P-Network ngo uvuye ku $312,159 by'amadolari ngo none ngo iraguye ngo igeze ngo ku $100,000. Niba ari nuko utekereza uyu mushinga, ugomba kwicara ukiga. Hanze ahangambya numva nyine aho ku mihanda inkuru zibangucara wige, niba nawe uri mu bantu batekereza gutyo kandi ngo uri umuhanga, ngo wigira ngo umuntu w'umuhanga mu bijyanye na cryptocurrency, ukaba ugifata umushinga wa P-Network ukawugereranya na za Bitcoin, icara wige nshuti yanjye, uracyafite ibintu byinshi byo kwiga kabisa. Icara wige, utuze, urambye neza, abantu bazi iby'uyu mushinga bakwigishe, ufate amasomo usobanukirwe, aho kugomeza kwitiranya ibintu utazi. Ngiyo rero P-Network. Ubundi bajya bavuga ngo kera wenda hakibaho ibintu by'ubwami, n'ubwo usibye ko wenda ibintu by'ubwami hari ibihugu bimwe na bimwe bikigendera ku mategeko ya cyami, habagaho icyo bita umwami. Habaho umwami. Iyo tuvuze umwami mu cryptocurrency, ubwo tayari tujya twumva Bitcoin nyine, kuko niyo iri ku ruhembe, niyo usanga ku masoko y'ivunjisha yigaruriye umwanya wa mbere, niyo usanga ku mpapuro zivuga aya mafaranga koranabuhanga, ibinyamakuru bikomeye byandika kuri aya mafaranga koranabuhanga. Ubu usanga Bitcoin iza ku rupapuro rwa mbere, ifata umwanya wa mbere mu binyamakuru bivuga kuri aya mafaranga. Ariko nanone nk'uko nabivuze ngo kera hajyaga habamo icyo bita abami babaga bayoboye ibihugu runaka, ariko mumenye ko habaho n'icyo bita umwami w'abami. Ni ukuvuga ngo P-Network ni umwami w'abami, ni umwami w'ayandi makiribito yose. We iyo izaba iyoboye, iyo izaba irenze aya makiribito yose mutekereza, bitewe n'uko nyine izaba ikora mu bikorwa byinshi bitandukanye. Ngaho rero P-Network ibera akaga, nk'uhaye felicitation, nk'uhaye felicitation wowe wabashije kumenya uyu mushinga, wowe ubasha kumayininga, wowe wujuje ibisabwa, wowe wagize amahirwe ukamenya uyu mushinga kandi ukawitabira. Uri umuntu wo kubahwa, uri umuntu kabisa wo guha icyubahiro, kuko wakoze ibintu byinshi abantu benshi byananiye. Ubu tuvugana hari umuntu wumvishe umushinga wa P-Network mu matwi yiwe, yarangiza agafata ugutwi akagupfuka bigatambuka. Hari n'undi muntu wabashije kumenya uyu mushinga, awumaramo iminsi amezi 3, arangije arajugunya. Ubu ntazi password, ntazi nimero ya telefone yakoresheje yinjira, nta kintu na kimwe. kandi cyagusetsa vuba cyane uzajya kubona ubone aba bantu baje birukanka ngo rwose ngo bya bintu ngo twumvishe ngo byaciyemo ngo wanyibukije. Mwene abo ngabo bazaza. Ariko nanone hari icyo twita mu Kinyarwanda ngo kwisama wasandaye. Ngere imigani y'iminyarwanda mujye mumbabarira rwose, nanjye narayisanze.
ariko hariyo nyine numva nanjye nkavuga ati umuntu waciye umugani nawe sha yari kabutindi kabisa, yari umuhanga. nawe baze kwisama nyine wasandaye nta kintu biba bikikumariye. urugero uzafate wenda nkavoka ihiye uyiterere mu kirere imanuke yikubite hasi, nurangiza ushaka ngo kuyiyora ngo imeze nk'uko ngo yari imeze, ntabwo bishoboka, nyine iba yasandaye. abenshi icyo gihe bazisama basandaye. abantu benshi bazi ngo umunsi ngo uyu mushinga ngo wagize agaciro ngo byabaye byo ngo natwe tuzinjira. ese uzinjira ukuramo iki? mboneho kubwira abantu bari kureba iyi video bataragize amahirwe yo kuba bajya muri uyu mushinga wa P-Network babyumva gutyo, yuko bajya hano muri description bakarebamo WhatsApp yacu groupe twashyizemo, bakajoininga iyo WhatsApp groupe kugira ngo tubahe amakuru arambuye ku bijyanye n'uyu mushinga nabo batangire. nuko ngo apana description y'iyi video, ahubwo bajye muri description ya channel nyirizina, nimwo iyo WhatsApp groupe iri, harimo na link yo winjiriraho ugiye gutangira kumayininga uyu mushinga wa P-Network. nawe nkubwira wabiretse, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo garuka mu kazi, garuka rwose ibintu bimeze neza, wikita ku bya kera, wowe garuka aho ufatiye naho, niba waribagiwe konte yawe nyine burundu utangire bundi bushya. ahari wenda wabona iminsi mike isigaye nawe hari ikintu waba uvanyemo. nyine ntabwo wanganya n'umuntu umazemo imyaka 4 wanze kuva kwizima akagomeza agahanyanyaza. kandi sinzi impamvu abantu ibi bintu bavuga ko byarambiranye. ubundi usanga umuntu afite WhatsApp muri telefoni ye amaranye imyaka 8. iyo WhatsApp nta n'umunsi n'umwe yari yamwinjiza n'igiceri cya 50, ahubwo iyi WhatsApp ikikora ni ukumutwara amafaranga agura amamega ngo agende areba amasitati ngo abandi ngo bapostinze, harimo ngo nawe ngo apostinga. Facebook nuko, YouTube nuko ugura amamega buri munsi ureba amavideo y'abandi, ariko nta kintu bibasha kukwinjiriza. none umuntu yakubwira ati dore umushinga kuwinjiramo n'ubuntu, nta mafaranga bisaba, icyo bisaba ni internet yonyine no kuba ufite smartphone. ubundi ukajya ujyaho nyuma y'amasaha 24 ukamayininga tayari ugategereza. umuntu mukarwana ukaba umwanzi we akakubwira ngo uri kumubwira ngo ibintu ngo bidashoboka, ngo ibyo bintu ngo nta mafaranga y'ubuntu ngo abaho. wakumva ibyo umuntu akubwiye ko n'abantu baza bakakubwira ngo fata ngo ibihumbi ngo 500 ngo ukore ngo invest ngo ushyire ngo ahantu ngo nyuma ngo y'iminsi ngo azakubyarira ngo ibihumbi 50 kuyajyana yo wirukanga n'ejo bakayakurya. noneho ntiwumvire umuntu uri kukubwira ngo iki kintu n'ubuntu, iki kintu nta muntu uzagusaba n'inote y'igihumbi, warangiza ukabica amazi. wowe rero twarebanye iyi video tukajyana kuri uyu munota, bisubiremo ukabona iyi video hari ikintu yakwigishije, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo udutere inkunga. ikindi ukibuka gukora ku nzogera kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye uhita ubona notification mu buryo bwihuse. kandi ugakora na like kino kiganiro ukagisharinga ku bantu bawuzi b'inshuti yawe kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru. ukanatera na comment, kuko comment zanyu ziri mu bintu bitwubaka, ziri mu bintu bituma tumenya uko tugomba kwikosora, icyo tugomba kongeramo, kuko ni mwebwe dukorera, mwe ba boss bacu. niyo mpamvu tugomba kumva ibyifuzo byanyu mbere ya byose. rero ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Nyagasani akorohereze, kandi nizere yuko ubu ngubu muri iyi minota igera muri 20 umaze kumenya neza itandukaniro riri hagati ya P-Network n'ayandi macoin. P-Network ifite utility, ifite imishinga myinshi, ifite ibintu byinshi izakora bitandukanye n'amacoin akorwa. gahunda yari ukujya ku ma exchange byonyine igacuruzwa, nyine uwo munsi yarochinzwe, abazimayininze bagurishije, abakire baziguze bazibitse, barigiye gutegereza icyo bita izamuka by'iyo coin kugira ngo bazunguke. tare wowe wayimayininze ukaba uvuye mu gakino. ntabwo P-Network ari uko imeze. P-Network ni ifaranga rigomba gukora mu buzima busanzwe bwa buri munsi, nk'uko uzi ko amafaranga y'ibihugu akora.
wumve ko ari amafaranga ufite kuzajya uva hano ukagenda ku kibuga cy'indege ugatega indege ukajya aho ujya nta kindi kintu bigusabye, batakubwiye ngo ayo mafaranga ya pineti wakango banze yashyire mu madolari ngo twishyure. Oya, ni ifaranga rizakora mu buzima busanzwe. Ndagushimira wowe twabanye, Nyagasani akomeza kumera umugisha kandi ibyiza biri imbere. We dukurikirane buri munsi kuri YouTube channel, uzahamenyera ibintu byinshi bitandukanye. Ndabakunda, ciao ciao, Nyagasani abari